nongeye kubasuhuza bakunze b'ikiganiro cya Ese wari ubizi. Kuri Ese wari ubizi ya none tugiye kuvuga ku bijyanye no kunyara ku bana. Turi busobanukirwe ikibitera nuko twabirwanya ku mwana ukuze. Ngiye ukibategurira nkaba nkibagezaho ibisanzwe ni Peter. Ndizera ko ngutse gukora subscribe kuri iyi Peter Show kugira ngo tuhakure ubumenyi butandukanye. Kunyara ku bana, abandi bakuru kuri batahanyara baramukoba, bakamukwena, bakamuseka, rimwe na rimwe ababyeyi bakamukubita, ndetse ababyeyi rimwe na rimwe bakagira isoni zo kwanika ibyo yanyayeho. Ibyo ni ibintu biri muri rusange mu ngo nyinshi mu gihugu cyacu ndetse no hirya n'ahandi ku isi muri rusange. Ubusanzwe kuba umwana anyara ku buriri si ikosa akwiriye guhanirwa, ahubwo ni ikibazo gikwiye gushakirwa umuti. Ku mwana uri munsi y'imyaka 7 kwanyara ku buriri si igitangaza, nubwo hari ababicikaho batarageza kuri iyo myaka. Icyakora iyo birengeje imyaka 7 by'akinyara ku buriri, ugomba kubikurikiranira hafi wihanganye kandi ukagerageza kumva umwana wawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko muri rusange umwana umwe muri 12 bari mu kigero cy'imyaka 4 n'igice baba bakinyara ku buriri, naho umwana umwe mu bana 40 bafite imyaka 7 aba akinyara ku buriri, naho umwana umwe mu bana 65 ku bafite imyaka 9 nabo aba akinyara ku buriri, kandi umuntu umwe mu bantu 100 bakuze aba akinyara ku buriri, nubwo bitaba kenshi cyangwa se buri gihe. None se ni iki gitera kunyara ku buriri ku bana barengeje imyaka 7? Ubusanzwe nta mpamvu nyayo yagaragazwa ko ari itera abana kunyara ku buriri, gusa hari impamvu zinyuranye twavuga zibigiramo uruhare. Impamvu ya mbere ni uruhago ruto. Kuba umwana afite uruhago ruto ku buryo rutabasha kubika inkari zose zakozwe nijoro, bishobora gutuma zisohoka akanyara ku buriri nta n'uruhare yabigizemo. Indi mpamvu ni ukutamenya ko uruhago rwuzuye. Ubusanzwe tugira imyakura ihuza uruhago n'ubwonko ituma twumva ko dukeneye kunyara, gusa ku bana hari igihe iyo myakura itinda gukura, bityo igihe cyo kunyara cyagera ntabimenye agahita yinyarira, cyane cyane iyo asinziriye. Indi mpamvu ishobora gutuma abana banyara kure cyangwa se n'abandi ni ukugira imisemburo ikora nabi. Mu bwana haba bamwe batagira umusemburo ubuza amazi gusohoka witwa antidiuretic hormone. Ubwo iyo umwana adafite umusemburo uhagije w'ubwo bwoko, bituma nijoro umubiri udakora neza, hanyuma umubiri ugakora inkari nyinshi zikaza gusohoka. Uriya musemburo twumvise witwa antidiuretic hormone utuma nijoro umubiri udakora inkari nyinshi. Iyo umuntu ataba afite uhagije, ziba nyinshi zikaza gusohoka. Ikindi gituma umwana cyangwa se umuntu ashobora kunyara kure ni stress. Iyi stress twanayishyira hamwe no kugira ubwoba bikunze kuba ku mwana ukurikijwe cyangwa se uri ahantu atamenyereye. Ibi bituma umwana ashobora kunyara ku buriri niyo yaba yarabicitseho. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu anyara ku buriri, cyane cyane abana, ni indwara zikunda gufata imiyoboro y'inkari. Kimwe mu bimenyetso byazo cyane cyane ku bana ni ukutabasha gufata inkari haba ku manywa na nijoro, kuko no ku bakuru bishobora kubabaho. Ikindi gishobora gutuma umuntu cyangwa se umwana anyara ku buriri ni ukugira indwara ya diyabete. Niba usanzwe umwana atanyaraga ku buriri bikaba bije vuba, kandi ubona mu byanywa nta cyahindutse, bishobora kuba ikimenyetso cya diyabete. Ikindi bigendana ni ukunyara inkari nyinshi, kugira inyota cyane, kunanirwa no gutakaza ibiro. Niba ari umwana imihindagurikire imubayeho, ihutire kujya kwa muganga wisuzumishe cyangwa se usuzumishe ino ndwara. Ikindi gishobora gutuma umwana cyangwa se umuntu mukuru ashobora kunyara kure ni ukwituma impatwe bihoraho. Imikaya ifunga inkari ni nayo ifunga umwoyo. Iyo uhorana impatwe, iyo mikaya icika intege ntiyongere gukora neza. Ikindi gishobora gutuma umwana cyangwa se undi muntu anyara ku buriri ni imikorere mibi y'umubiri. Gake cyane kunyara ku buriri bishobora guterwa no kuba urwungano rw'inkari cyangwa imyakura zidakora neza.
Kongeraho ko kunyarakura akenshi biboneka ku bahungu kurenza abakobwa, kandi bikanaba ari urukurikirane rw'umuryango, ibyo dukunze kwita mu rurimi rw'amahanga hereditaire. Niba wowe mubyeyi waranyaraga ku buriri kera ukiri umwana, birumvikana ko n'abana bashobora gufata ayo maraso bigatuma nabo babikora. Ntukabakubite cyangwa se ngo bahutaze niba nawe wiyiziho icyo kibazo. Ikindi, kunyara ku buriri ku mwana ukuze usanga bimutera ipfunwe, agatinya kurarana n'abandi, nawe ubwo akisuzugura. Ubwo rero niyo mpamvu iki kibazo kigomba gukurikiranwa. None se ni gute wavura kunyara ku buriri? Abana benshi kunyara ku buriri babyikuraho iyo igihe kigeze. Niba mu babyeyi harimo uwanyaraga ku buriri, ugasanga kenshi igihe yabicikiyeho iyo kigeze na wa mwana ahita abishikaho. Niba umwana abona kunyara ku buriri kwe atari buri gihe kandi ukabona bitamutera ipfunwe cyane, hari uburyo bworoshye bwo kumufasha kubicikaho. Gusa niba ubona bimutera ikibazo ku buryo atanemera kurara n'abandi, ni byiza kwifashisha imiti kuko iki kibazo kiba cyarafashe indi ntera. Mbere ya byose ariko banza ukurikirane umenye neza icyaba gitera kunyara ku buriri k'umwana wawe, nko kwituma impatwe, gusinzira cyane, kugira ubwoba bwo kubyuka, kugira ubunebwe bwo kubyuka, cyangwa kubanywa nijoro. Ibi iyo ubikosoye no kunyara ku buriri birashira. Gusa hari uburyo bwa mbere bwo gukurikirana ikibazo cy'umwana, nacyo ni umuti wo gucikisha umwana wawe kunyara ku buriri. Uramukurikirana ute rero? Gabanya ibyo anywa mbere yo kuryama, kandi mbere yo kuryama ubanze umusabe kubanza kunyara. Murinde kurara wenyine, ahubwo umuranye n'umuntu mukuru, noneho nijoro ajya amukangura ajye kunyara. Ibi akenshi bitanga umusaruro kuko umwana yamaze kubitora nk'umuco arikangura ubwe, bityo ikibazo kikaba kirakemutse. Niba nta muntu wo kumuraranya nawe rero, hari inzogera ziboneka zishyirwa mu myenda bambara bagiye kuryama, ku buryo iyo uwo mwana atangiye kunyara inkari zituma iyo nzogera isona. Ubwo buryo nubwo buhenze ariko burafasha nabwo, kuko inzogera ivuga atangiye kunyara ikanamukangura akajya kunyara kugeza igihe azamenyerera gukanguka nta nzogera. N'andi magambo, iyo nzogera izatuma amenyera, hanyuma kwikangura agiye kunyara bimuzemo. Namara kubitora nk'umuco, birumvikana ko iyo nzogera utazongera kuyikoresha. Nijoro niba uhisemo kumuha icyo kunywa, murinde ibirimo kafeyine nk'icyayi kirimo amajyane n'ikawa. Ibi nabyo bizongera ibyago byo kunyara ku buriri. Umwana najya kuryama ukabanza ukamuha ibyayi. Iyo ubu buryo bwose tuvuze haruguru bwanze, hitabazwa imiti. Nubwo imiti atari myiza kuyikoresha, ariko nayo iritabazwa iyo bikomeze kuba ikibazo kirekire. Umuti ukunze gukoreshwa n'uwitwa desmopressin. Uyu muti utuma umubiri ukora ku bwinshi wa musemburo twabonye haruguru, utuma inkari zidakomeza gukorwa ku bwinshi. Gusa niba uri gukoresha uno muti, umwana ntukamuhe ibyo kunywa byinshi inyuma byamuteza ikizungera. Undi muti ukoresha n'uwitwa oxybutynin, wo ukaba ahanini uhabwa abana bafite ikibazo cy'uruhu, bafite ikibazo cy'uruhago ruto. Utuma uruhago rutikanda, bikarwongerera ingufu zo kujyanamo inkari nyinshi zitarasohoka. Gusa ukoreshwa mu gihe indi miti yose yamaze kwanga. Undi muti ni uwitwa amitriptyline, nawo ujya ukoreshwa cyane cyane ku bantu bakuru, ni ukuvuga abarengeje imyaka 10. Nawo urafasha, gusa hari icyitonderwa. Rimwe na rimwe iyi miti yo uyihagaritse, hari igihe umwana yongera akanyara ku buriri. Niyo mpamvu atari byiza kwirukira ku miti mu gihe ubundi buryo butanze. Banza ukoreshe ubwo buryo twabonye haruguru umeze nk'ahari gakondo, iyi miti uyizeho nyuma. Ubwo rero mbifurije ababyeyi kuba hafi y'abana banyu, mukabahumuriza, mukabarinda kubahoza ku nkeke cyangwa kubakubita. Nabyo bizabafasha, ahubwo bigirire icyizere wowe n'umwana wawe, maze azacike kunyara ku buriri. Ciao ciao.
mbashimiye uburyo tubanye muri iki kiganiro, naho ubutaha.